tayari murumuna we aramenya ko ari we waje hakuno yigira nka rundi muntu yaje yita ngo ni yaje hatangira kurira nakiri umunake baka khayal rakha bamushenzi we uruzi nguzanga aho mbeshye mama amwitayeho nahari imyaka baye 10 atagera mu rugo cricket team is select huye none se wagiye mu kipe ya cricket waratsinze baragutoranya zari inshingano yamuhaye ajya kugenda bare ko nebe nkingi mu kigaho yigaga umva kurira none itne patle kaise ho gaye nigute babashije kujya kugabanya ibiro ko nasumeze nk'igifuka cyuzuye ibirayi kabamo n'abarabaye nk'umufuka wa sima ubundi agafuka ka sima niyo mufuka wa mbere mufuka yose yagenwe muri iyi si usanga ari akanyume gato shaka remereye kuki utambwiye Karowe Petit Frere waje ahangaha ukaza mu ishusho nshyashya ati garuka mu rugo muvandimwe tahi muhira iyo mpamvu akiyumva itahinduka ku maso isi yamuciye mu rugo papa yanyirukanye mu rugo ni wakohereje hano papa yakohereje yakundumye we umva please aha ngaho ukanduvuza ijambo ribi cyane tongera Rohani ab yahi mera parivar aha ngaha niho mfite umuryango wanjye yahi mere log aha niho hari abantu banjye yahi mere aha niho niti wanjye this is my world niyo si yanjye ndi wanjye जिस घर की तुम बात कर रहे हो aho wita mu rugo iwacu muhira ntago na mbere hose hari ahanjye mbibutse yahaje nk'imfubyi bamwadopose ndetse ntago hasigaye hongera kuba ahanjye mu buzima and will never be ngaho tahaji wanyu rero genda taha doko kimusezera उसको मैं देख लिया ndakubonye तुम चल birahagije kuba nkubonye rero ngaho genda toka genda ni mukuru we amukunda nk'inkimwe yankitanga umukamo ikanahaka mu kwezi kwa mbere जानते भैया ifite incamutwe yayo uzi n'ikindi muvandi कहा करते थे ना wajyaga kenshi uvuga nkiri umwana कि माँ आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती ko mama agukunda kundusha maze wabivuga मुझे बिल्कुल अच्छा nkatongana nkabyanga nkigaragambya ngo reka twese badukunda urukundo rungana ariko पर आज मैं आपसे कहना uyu munsi nibwo mbizi ko mama agukunda kundusha माँ आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती mama akunda wowe kurusha uko yakunda njyewe biramuneza umugezi ibyishimo kirasekamo mama akunda cyane wowe kandi और हमेशा niko azahora ameze azora gukunda ibihe byose हमेशा करती रहेगी भैया मुझे पता ndabizi ko nkunda ni muri umunamukunda cyane डैड की कही हुई बात वो आज तक नहीं भूले ntago amagambo ya data arayibagirwa वो नहीं आएंगे ariko ntazagaruka yaje avuga ngo amagambo ya se bisa nkaho si mukuru we ko yazirikana byabaye ikibazo ariko ntazagaruka mu rugo वो आएंगे रोहन वो जरूर आएंगे ndate Rohani iva kwizima mukuru wazagaruka humura ndabizi ndamuzi muramu wanjye बस एक बार उन्हें माँ और बाबूजी से मिलना ahubwo yo gusa muhuze na so na nyina nyoko rero kataza bahuze nk'umuryango क्या तुम ये कर सकते हो ntabwo se urabasha kujya ku nyine wabahuza babonane mama na papa na Rauru muramu wanjye Rauru ni umugabo wa mukuru wa Kapuja sasa anga mu cyakare papa afite amafaranga n'umuherwe faranga rirahari papa rwose njo nakurose ndotabaje anga muri London we na mama mwaje kunkorera surprise none nyine nabyutse nsanga nyine rwose mwaje ariko sha byambabaje rero ndabakumbuye cyane pe rwose munkorera surprise yanyu ese ko ubundi mwazayinkora Rohani we byuka papa rwose kangira honja bye and dad papa love you dad ndagukunda papa kandi ndanagukumbuye papa bye cyane bye mwana wa sasa muzehe ibintu bushotoranye akazi karakozwe papa nta kintu umuhungu we yarota ngo ntakimugezeho yihaye intego nk'umukire ibyiza zikubana be abigira impamo tayari ndege ya mbere yihuse yayijemo ni muzehe yash Raichandi how are you doing what's up papa makuru mwana uzaho ndise uri hese tayari na aparitse yazi muri rya wenyine private jet nakeneye akavuyo n'umwanda wa Rwanda kandi ngo murabyigana egera hirya yaje wa wenyine mu ndege nahageze mwana wanjye byari kore nk'inzozi nge ntago nabura kubigira impamo duhurire hehe present duhurire nyine mbwira neza turi buhurire mwana wanjye ubu nahageze ndi mu Bwongereza ngaho duhurire saa 9 nako saa 11 mu gahunda
वो आपको वहीं मिल hari aho uri bunsange amurangira adresse bafite kujya guhahira muri Blue Water Mall. या जॉनी या Kumbe nawe hari n'umuhungu we n'umugore bano bahora mu ntambara. जाएगा Sasa muzehe yaje bamuhe rendezvous yo guhurira. वो क्या होता है आई पैक Gahunda ya saa 11 yahagereye mu gihe. चलो मैं देखता हूँ Muretse no gato ndaje madaka niyo ushaka ko dupakiramo ibyo guhaha. Duhahira umwana wacu. कपड़े रिटर्न करने Aba nabo bari hakuno. ये तो खरीदते वरते क्यों इंडियंस ए बाबा सारे Sasa barabazi bano barabajya guhahira ku mugoroba. Ni madamu n'umuhungu. Isoko baza guhahiramo ku mugoroba niryo soko bahaye rendezvous. Ngo nabaze guhahiramo. सास भी कभी बहू थी कमाल का ट्विस्ट हैगा बेटा Bangaha hari abahinde batuye muri uyu mujyi benshi wa London. Gusa hano arogotoye mu guhoberana hakuno do. Yabaye nka Emile. Afite wa muco w'abantu bo hirya iriya Masisi. ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ Sasa umugabo ahangaha we kunda guhoberana afite imico yabo gakondo yagiye yo gusomana ku matama. Iyo ntabwo rawura yikunda. Mu isoko bajemo. Bese ngo ni Blue Water Mall. Na alimentation. मैंने कहा था उसे तुम्हें किस करने के लिए Sasa waje hano batongana ngo uriya mugabo aramusomye cyane aramusuhuje. Hano atambuka yinjira mu isoko. Mbibutse mama. Iyo umwana mwegereye arabyumva. Dore atera intambwe yinjira hakuno muri alimentation barimo. Mu nzu baje guhahiramo. Yibutse ukajyagaza mu rugo. Cyagiye atera intambwe se mu munsi mukuru wa Diwali. Abaza ababyeyi kuko byanyabyo nshaka kwaze n'umuntu kuri hafi y'umubyeyi tuse umwana we yaje akoze ikintu cyinshi uracyumva. Bitari bya filime kuko byanyabyo bibaho. Bari umuntu wabyaye iyakana gakoze umukojo arabyumva, iyo kariza arabyumva, iyo gashonje arabyumva, yewe ni yurwaye. Yo havuye yamvugo ya Kinyarwanda ngo amabere arikora ntonsa. Sasa hano kugera hafi yaho mama ari tayari umutima urahinduka. Abyimvamo nk'umubyeyi. Oya hangaha bakina n'umugore abantu bose baramuzinira icyandi. Mama yaramubonye. Aza gace gace muri cya cyerekezo. Neza byose hangaha akora. Ni wa wundi wa kera narahinduka. Imyaka ibaye 10. Mama amaze gusaza. Yabonye umuhungu we. Raoul. Dore ngaramukoraho. Bimwe ubona ugira ngo nkaho mbonye inzozi. Mbonye Imana muri kaburimbo yambuka umuhanda. Bitangaza bibaho. Imyaka ibaye 10. Umwana yagiye. Ntabwo yongeye kureba inyuma ngo ahindukire. Bamuciye mu nzu. Yabonye mama. Bibutse Rohan na Puja. Bari bazi aho mama ari buze ko byange bikunda ariho n'abantu baza guhahira ku mugoroba. Tayari Rohan akoze akazi ke. Ahuje umuryango we na Kapuja. Yongeye guhuza mama n'umuhungu we. Kuva yagenda mama yabaye nk'uwihebye. Byamuhinduriye ubuzima. Yari ubuzima bwe. Yamukundaga cyane. Yamuhaye imigisha kenshi. Asenga ngo bazatane mu byiza n'ibibi. Mama abonye umuhungu w'imyaka ibaye myinshi. Yamweretse madamu. Ndetse banungutse akana. Dore ka Kirishi Raychandi. Mama n'ibyishimo kuri we. Afite n'umwuzukuru atarazi. Akunda umwana we cyane. Dore ngo sasa arabona ise niyo bashwanye. Wamuciye mu nzu. Amuhora ko ashatse utari bavuganye. Kubona papa byonyine dore ngarahinduka rekura mama. Nakeneye impamvu yose yamuhuza na papa ntagayishaka. Bonye viye dore ngo umutima urahinduka. Papa arahanga nazi ko hano hantu ari hari umwana we. Kandi Anjali mbibutse yavuye mu nzu adahawe imigisha na sebukwe ye. Ni icyifuzo wese mu isi yakwifuza. Gakoco iragatsindwa n'Imana. Yaje gace gacafi ya muzehe. Afite icyifuzo nk'umukobwa. Basi bwari mwakore kuri sebukwe amuhe umugisha. Papa arahangari bize ari wamugonza ko se abantu bahangamwe abayemuti. Yataye hasi kayi. Yaza kuyitora. Abanza kumukora ku nkweto. Yihesha umugisha. Yarawibye abanka Yakobo. Niwe wibye umugisha wa Esau. Mwene Isaka arikomereza. सुनिए Yewe yambaye nk'abahindekazi. सुनिए Yewe nyabo. Abe no kumuvugisha dore ngo sasa rona namuhagarika.
ataragenda Rohani yaramuhagaritse. Ibi ntago bikeneye ko yava imbere ya sebukwe atamwibwiye. Tayari papa reba aramuzi Rohani n'umuhungu we, dore ngo Anjali arahindukira imbere ya sebukwe. Muzehe aramubona, niyo mpamvu umwana yamuzanye hakuno yongera ahuza umuryango. Nta mpamvu yo guca mu rugo umukazana. Wambeshye wambeshye nyakupfa we. Hangaha muzehe atanakuvuma ati koko nakubeshye papa, nabikoze pe. Ako se nari kugera ku cyo nkubwiza ukuri bwo. Iyo base nkubwiza ukuri ntabwo ujya gutuma umutima wawe ufunguka. Nari mbizi nibaza impamvu yatanya umwana na nyina, impamvu yatanya abavandimwe, impamvu yatanya umuhungu na se burundu. Ntabwo ari umwana wanjye, ntabwo nemera ko ari umwana nabyaye, simwemera, si umuhungu wanjye. Ese yakoze iki nk'umwana? Mbwira ngo yakoze iki? Papa yakoze byinshi, Raoul yakoze byinshi, nibo bizi neza. Yakoze byinshi nk'umwana mu rugo, murabizi namwe. Ariko yakoze ikosa rimwe ryonyine, iryo gukunda, muhabbati. Nimba ari icyaha yakoze nk'uko bitegeka amategeko yawe, reka gihanirwe basi. Ariko se ko kugira imbabazi si inshingano z'umubyeyi ngo agibabarire abana amakosa bakoze? Ikinangaza waragiye ugiye kumuhana umwana wivuye muri hanukira nkaho yishe umuntu. Ndibaza jyana nyabaki kuko aho umwana wawe kigeze ahangaha cyo kumuca mu nzu bya burundu. Ni jyana nyabaki kigeze ahangaha gihana umuntu imyaka yose akagenda agatorongera afite ababyeyi azi imbere ya se. Ni umwana mutoya nawe bucura mu rugo, ndeba mu maso bwari nka data undahirire. Nimba koko ko baratandukanye n'umuhungu wawe bitara ikibazo muri wowe, rwose niwe utanamwibuka mbwiza ukuri. Utajya umukumbura utanamukunda bivuge. Biyemeza ko utamukunda se, ko utanamwibuka. Ntabwo mukunda, nawe nkunda maze ndore. We muzehe nakunda kuvugirwamo, ndabivuze simukunda. Ngaho mva imbere genda, ndamwanga simukunda maze kiba kibe. Imana yaguhaye byose papa, byose wifuje Imana yarabiguhaye. Ariko yaba yaraguhaye umutima amukubita urushyi rw'ivu na muheto rumwe bita ngo ni igipfakazi cy'igishi yarakimukomye. Imana yaba yaraguhaye umutima papa uramukunda, niyo mpamvu nkubise. Ndabimenye ko mukunda, uramukunda kandi cyane. Ukunda umwana wawe ntumbeshye. Ndasubijwe koko pe, uransubije. Umukunda cyane pe. Papa akunda umuhungu, kumbane bwatinze. Sasa hakuno ubona aho bari nabo. Raoul, tuva dutaye mu rugo tujye mu Buhinde. Aha ntagari iwacu, aba ntagara bene wacu, ntagara abantu bacu. Hano twahubatse inzu gusa ntagari mu rugo, twumva ko turi mu nzu nk'abandi. Inzu nk'itarimo umubyeyi, itarimo umubyeyi gabo cyangwa umubyeyi goro duhimigisha, ni inzu nyabaki. Dutaye iwacu, mama na papa dore barahari, tujye kubasanganira. Baraha, nibo bakuru bahari, they are elders. Ni bakuru kuri twe, tubasange tuba baraturakariye, ariko basi tubaka imbabazi. Raoul, ndabizi ko natwe batadufite ubwacu, ntabwo umuryango wabo wuzuye nkuko natwe tumeze tutari kumwe nabo. Tubaka imbabazi, ndabizi baremera. Raoul, tugende. Mva Anjali rekeraho. Ngira ngo we nta namwe uzigira ubyumva ngo bisobanukirwe neza ibyanjye. Mbibutse yaradopuswe bazanye bakumuca mu muryango. Uzi gufata umuntu wo hanze ukamugira umunyamuryango, kamwakira mu nzu yawe, akahakunda mukamukunda, nyuma yaho mukaza kumufata kana no mukamugera mukamuca mu muryango. Ukuntu biryana ntabwo wakumva ukuntu byambabashe muri nje. Kwinjira mu nzu ejo bakongera akayincamo, kuko barakuze ndabyemera kare bakuru kuri nge pe. Ariko ntabwo numva impamvu uburenganzira bwashengura umutima w'umuntu nkanjye. Niyo bandeka ngo ndi mu muhanda ntibanshyire mu nzu yabo, nari kwakira uko nibereyeho. Ariko baranzanye bampa ibyishimo, ubukiye kandi bajya kubinyambura, bakinishije umutima wanjye kandi byarambabaje. Mama hari
nagahinda gusa hakuno Ruhani nawe bisa nkaho intambara arimo kurwana atazi ko iri bukunde. Umbani bwatinze amasaha aricumye hano, dore aho mukecuru ari bibi. Jajja mukuru aho ari mu rugo, ka telefoni kageze hakuno. Yeah. Haro yemwe muzehe nyakubahwa Yashi, mukecuru aciye ishene, mukecuru arabunaze, adusigiye ibijumba byacu arigendeye. Mukecuru tayari, umukecuru mukuru mu rugo arasezeye, ahaye abana akanya bidegembye, avuye kuri liste ya consommation. Baje gushyingura umuryango w'umukire, abantu bose babahuruye hanze zaparitse. Sasa mukecuru mugenzi uhari mu Bahinde yashyingura abagabo, niba kuna baba gucoma n'ugutwika. Yash ona di akhri khwash si icyifuzo cya mukecuru yifuje nuko n'umwuzukuru Rahuru, umwuzukuru mukuru yahaba. o zarur aayega. Rero rwose mwihangana abanza hagere azashyingure nyirakuru. इसी का इंतजार नहीं. Oya ntago dutegereza umuntu udahari. Rohani vayo hano sha. Hose Rahuru ni ibiki? Vayo dushyingure nyogokuru wawe. Babikore nakundi Rahuru ntabwo ahari. Bataramutwika ngo bashyirano ku cyotero umuriro nyirizina, dore ngo undi araza kabiyungaho. Yemeye gutera intambwe ikomeye aze ashyingure nyirakuru. Umuryango wose ureba nubwo bamuciye mu rugo imyaka ibaye 10, ariko yemeye kugaruka mu rugo aza ashyingure nyirakuru. Uyu muryango yawuvutsemo nubwo atari amaraso yabo, ariko bahuje byose. Tayari nyuma yo gushyingura, kwinigura no gutaha ko baje gushyingura, papa yanze kujya mu nzu hatagira impamvu nimwe imuhuza na haduye. Uzi ukuntu abagabo shaka bafunga umutwe, murabazi namwe. Bijya papa shabira wupana atari urwango. Madame avayo. Rahul और अंजलि जा रहे हैं. Rahul na Anjali bagiye kugenda. कल यहीं से जा रहे हैं. Baragenda umunsi w'ejo mu gitondo cya kare. Ubone mwijoro. घर तक भी नहीं आए. Ariko nta nubwo baragira mu nzu ngo tubakire. Bazi muhira. Baraye mu baturanyi ngira ngo baza baraye muri Karongi. Ariko baye dugize ikintu babwiye nk'umubyeyi. Baye dugize icyo uvuga. Atanabivuga umugabo utemura nk'inyamaswa. Dore guhindura isura. Nyirurugo yabyanze. Ningagari kibamba ntapfa kuvugirwamo. आप जानते हैं. Uzi hari amagambo nyoko yajaga kunda kuvuga, mama wawe पति परमेश्वर. ngo umugabo ni Imana. वो जो कहे. Byose umugabo yavuga, वो जो सोचे. byose nyirurugo yatekereza, ateka ahora ari mukuri. Yari amagambo ya mama wawe. अब एक दिन इस घर ले आए. Wazanye Rahuru muri iyi nzu, turamwakira nk'umwana, sibyo? उसे बहुत प्यार. Twamuhaye urukundo ruhagije, twamukunze bishoboka, ndetse yahindutse umwe mu bigize ubuzima bwacu. इस परिवार का. Yabaye urugingo mu ngingo zigize imibiri yacu. मेरी जिंदगी बन गई. Yabaye ubuzima bwanjye, sibyo? Ngira ngo simbeshya. Ngo nagamusubiza undi arivugisha. Ariko एक दिन nyuma yaho yaje kugenda ava mu rugo aratumuka arigendera. गलत. Ngira ngo ndabeshya sibyo ra? Ntiyagiye. आपने उसे Waramuretse aragenda. Nako hoya. So kumureka ahubwo एक माँ को उस watandukanyije umwana na nyina. Watanyije umuryango. गलत. Nako nacyo ntabwo gikwiriye kuvuga gucyo kanyivuge neza. हमारा परिवार भी Umuryango wacu wacitsemo ibice. पति परमेश्वर. Ndibaza ukuntu umugabo nkawe bakwita Imana ni gute. Nimba utanya abana na ba nyina ukabambura urukundo, परमेश्वर से तो ntabwo Imana yakora amakosa nk'aya ngaya wakoze, sibyo ra? Kweli Imana yabikora nk'ibyo wakoze kweli? मेरा पति Mugabo wanjye ni umugabo usanzwe, uri umugabo uri aho nyine, uri mfyo nk'abandi, ntabwo uri Imana. परमेश्वर. Ntabwo uri Imana pe. Ninshaka unyirukane nahukane. नंदिनी We Nandini, कह दिया ना. ndabivuze nyine ntabwo uriyo. Nibyo kandi कह दिया. niba ari ugutaha nahe iwacu, dore ko abanyamuduka nshaka tuzataha, naje ntahe maze ndore.
maze urusigaremo wenyine ry'uburumanga ubwikarangira ubwirije unakinyweraho nta sukari irimo twararambiwe. Yohana arabireba byose. Papa yinangiye yaje aho mukuru we ari, afata mukuru amuvanayo, aracyageza base ko ari ikintu cyahinduka. Muzehe yinangiye. Abajyaga basengera mu rugo ngaha baje gusenga na mukuru we basa musezereho. जिस दिन से आप गए हैं भैया, Atkuva umunsi wagendeye muvandimwe, मैं आपको सिर्फ इनकी आंखों से देखा. mama iteka ryose mu maso ya akubonamo, इन्होंने एक माँ को अपने बेटे से दूर रहने की शक्ति. ndetse Imana iri hano dusenga buri munsi akubonamo ko nawe umeze nkaho Imana uyirimo harahuri muri byose akora abari wo watekereza. को इनकी कसम है भैया, Ariko basi bwarimwe subiza Imana पर आप डराएंगे ibyo hora bayisaba. सिर्फ एक बार भैया, चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो, Wenda bwari mudufashe क्यों ना हो. nubwo byaba akanya gato cyangwa umunsi umwe wonyine uze mu rugo, एक बार भाभी को महसूस तो करने दीजिए कि वो हमारे परिवार की बहू है. ndetse utume na Anjali abona ko ari umukazana mu rugo rwacu. Bwari mwagire mu rugo rwa Sebuka na nyirabukwe, ndagusabye उस घर की बहू है. nawe ni umuryango wacu. बस एक बार अपनी परछाई उस तस्वीर पे गिरने दीजिए जिसे देख देख कर माँ ने 10 साल गुजारे हैं भैया. प्लीज भैया. Azagere mu nzu bwarimwe nashaka yongera agende gusa yahageze. फिर अब चले जाए. Mama amubone yongeye garuka mu rugo nk'umwana, आपका कोई नहीं रोकेगा. kandi nuhagera ntago nongera rwose guhagarika si kubeshya. Uze basi rimwe mu nzu nubu ugiye kugenda sinongera kwitambika, उस पल की याद में ariko duheshe मैं अपनी पूरी जिंदगी basi kugira ibihe by'urwibutso. Mama nakubona icyo nzi cyo birabihagije kuri we, niyo yazapfa yazapfa kwibuka ko yakubonyeho. माँ के लिए तब नहीं. Ese ntabwo wabinkorera bwarimwe ndagusabye, na mama ukabinkorera bwarimwe kubona winjiye mu nzu. Uze mu nzu bwarimwe muramutseho. Imyaka ibaye 10 atagera mu rugo, baramwinginze. Yari yaje gushyingura nyirakuru yigendere, na Pujara musaba aramwinginga agende basi bwarimwe aramutse nyina. Mama ni kenshi ahora asenga arira, nta kindi Imana yayihinduye umuhungu we. Ese ifoto y'umuhungu niyo ahora asenga igihe cyose aririra imbere yayo, amuragiza Imana ngo imuhe imigisha. Icyo yanga nta kindi ni ukujya mu nzu agashengura umutima we, yahagera ugasanga muze yamubwiye nabi, yabuze icyo avuga imbere y'abana. Baramusaba n'abana batoya, n'abana yareze. Icyabaye nta kindi, hakuno mama aho ari abakinguye umuryango, Rahuru na madamu. Dore ibyishimo ku maso ha mama, abonye umuhungu akunda cyane, imyaka ibaye myinshi atagera mu nzu. Bakinguye umuryango abaho imigisha, dore ibyishimo no kurira. Mukazana atabonye imbere hose, batere tayari batungutse mu rugo. Niwo munsi umukazana yinjira mu nzu iwabo, baje kumwereka urugo. Barabikoze iyo migenzo ikorwe, ariko yongera avanga basa agende yeretse nyirabukwe umukazana, anahe uwo mukazana ayo mahirwe yo guhabwa imigisha na nyina ubyara umuhungu. Mama hangane byinshi yibuka. Rahuru yirereye amukuye imihanda, wamubereye umwana. Nibutse mama ntago yabyaraga icyo gihe cyose, babonye Karohana ashize imyaka hafi 9, Rahuru ari mukuru. Niyo mfura ye, niwe buzima bwe. Do byinshi yibuka kuva gakiri gatoya, bakina. None uyu munsi kandi mu rugo nta gihe afite ubwisanzure, aha hose arahazi, niho yakuriye muri uru rugo. Umugisha wa buri munsi ntiyajyaga wusiba. Inzu yose yahindutse umwijima, abaye nk'itongo, nta byishimo bikirangwamo. Kumba yinjiye, papa sigahagarara mu nzu irimo umwijima wenyine. Nawe undebere icyo bita icuraburindi mu buzima bw'umuntu.
papa ari mu mwijima wenyine, dore ahagaze, ifoto imuri imbere, ifoto y'umuhungu we mukuru na murumuna we. Nazi uko amusezera agiye kugenda. Umva, munde kure no kuvuga yabitinya imbere ya se, umutima uramurya. Sasa gutera intambwe, papa yarahindukiye aramureba, agahinda ni kose, na papa yarize. Dore ngubwe Mugesera azasanganira umuhungu, iyo iba impamvu kandi yo gusanga so. Niba ubwo ateye intambwe aza gusanga papa suka mwanga, ahubwo afite imyumvire ikomeye nka muzehe. Bakiseka bikushika bigamu. Nazahera niba musezera, niba muhobera, imyaka ibaye 10 batabonana. मेरी बात का इतना बुरा मान लिया कि चले गए. Magambo nakubwiye ugenda barafashe cyane gose nk'ikintu gikomeye ku mutima urazirikana. पलट के भी नहीं देखा. Ese koko basi bwari mwe nigeze ureba inyuma? एक बार लौट के भी नहीं. Ni wigeze ureba inyuma ngo uhindukire? Wagiye ugiye habe no kugaruka. आपने बुलाया था. Ko sogeze amagara ngo ngaruke, ndabyanga njyewe. Ko wambwiye ngo ngende मुझे बुलाना. urushyi. Wamushenze nyuma za kwamagara ngo uze kundeba. Ntabwo usko ndi mukuru. Ninjuga amagara ngo uze cyangwa ufite kuza kureba so. मैंने सोचा Nari nzi ko utankunda. मुझे अपना बेटा नहीं. Nari nzi ko कैसे सोच लिया तुमने? nakira umwana wawe. Gute usuvuga amagambo nkayo? Gute utaba umwana wanjye? Najyaga ngutekereza bwa mbere nkuzana muri iyi nzu n'ibi biganza byanjye nguteruye nijya kwinjije muri uru rugo. तुमने हमारा परिवार पूरा. Watumye umuryango wanjye wose wuzura. Kuri njye byari inzozi byose wabigize impamo. सोच लिया तुमने. None gutumbwira ngo ntago nari nzi ko njyewe kuri njye utankunda so kubeshya. से बहुत प्यार करता. Ngukunda cyane mwana wanjye. Ngukunda cyane birenze ibyo wowe ukeka mwana. Ndagukunda muhungu wa. बस Ahubwo gusa mbura uko mbivuga ko ngukunda. Nabuza umera nditungutse iryo jambo. Muri myaka 10 yose utambutse. Buri munsi njyaga ngutekereza aho ndi hose akanya kose. Ntekereza wowe. जी चाहे कि मैं Numva meze ngaho basi nkubonye bwari mwe na ufata nka guhobera. Maze nkavuga ukuntu ngukunda bihambaye. Ukabyumva. Basi noneho बस कह नहीं सका. simfite gusa muze yaburi cyavuga atangira kurira n'umuhungu we. बड़ों का गुस्सा, Umujinya w'abantu bakuru, बड़ों का प्यार होता है. abari urukundo bakunda abana babo. Si ubundi rwango. कई भी बात को Nako waragiye magambo navugiye hanga kwera uburakari. Bigutera kumva ko ufite kubishyira ku mutima ukabizirikana. Habukwe no ku telefone bwari ngo uvugishe so. बड़े Nako sire gutelefona nshaka iki? जाना चाहिए. Nare kuza ubwo njya mumagare nkiyizira kuko nari buze pe kiravugishwa nacyo biragicanga. None kuki utaje? क्यों नहीं आया? Kuki utagarutse mu rugo? घर है. Ahanga ni wawe. Niwe mwana mukuru muri iyi nzu, niwe mfura yanjye. Uri umuhungu wanjye. Uramwana nibyariye. और अब तो बेटे Kandi dore ubu ndashaje. मैं बूढ़ा हो गया. Ubu ndashaje ntabwo nyiri umusore. बूढ़ा हो गया. Muzehe yashaje. Akangohe kamugeza ahantu. Atari ko basi kamwaka imbabazi nk'umuhungu. तुम मुझे माफ करो. Mbabarira ungirire imbabazi mwana wanjye bwari mwe. Yatse imbabazi umwana we. Arashaje. Ntajye tumaraga sangana n'ibyisi ngo afunga umutwe yihagarareho. Kwinangira bimugeza ahantu. Yinangiye igihe kirekire. Yakomeje umutwe. Yakomeje umutsi. Byamuryaga ahantu buri munsi intimba imuhora ku mutima n'agahinda. Yibuka umwana we, yibuka umuhungu we. Yizaniye muri iyi nzu. Nyuma aza kumuca. Arahamukura. Rohani niwe ubahuje. Ibyo muze atakekaga. Mafene niwe ubikoze. क्या बेटे? Ngwino hanga mwana wa. Vayo. बेटा Rero umwana wanjye कभी कभी
buri hari igihe के बच्चे abato bamurikira urumuri रास्ता दिखा। abakuru bakabaha inzira yo gucamo. मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से सालों साल nagutangije na mukuru wawe imyaka myinshi. हो सके mbabarira nimba koko bishoboye umutima wawe. मुझे माफ कर दे, babarira so yarahemutse, माफ कर दे। yatangije abana yakoze amakosa ahambaye ibitari bikwiye, yinangiye umutima atari uko yanze umwana we gusa yanze kwaka imbabazi umuhungu. hari igihe uvuga uti rwose reka ntago nakwaka imbabazi umwana ajya atazajya kunsuzugura, reka kwihagararaho kandi muri we indani ubabaye. sasa akabahungu kararangiye, hasigaye umukazana ashenguye umutima n'umugore we, atera intambwe nabo abaka imbabazi, yakoze amakosa nk'umubyeyi. Anjali n'ibyishimo n'agahinda, dore na Kapuja. icyifuzo cy'umukazana nta kindi nuko sebukwe amwakira mu nzu nk'umukazana. yaramushimye yaramutse ariko ntazi icyo yakora. abana ashenguye imitima, yaciye mu nzu abasize ubusa. nta kosa bakoze, gukunda si icyaha, cyabaye nta kindi. mariage barayemeje, bakira Anjali mu nzu n'umukazana, nta kintu gicibwa ndetse n'ibyishimo gusa ku bantu bose. tugahindiye hakuno Akse Kabikushi Kabigamo na Junior Apolemia Magagari Kibamba, wa musaza wihaye. ahandi ibintu byose naho butaha. Imana ibandindire, bye bye, ikomeze bandebera icyoroshye. ndabakunda cyane, hasta la vista. ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।